cyamamare FE Freddy Entertainment. Ho. Yeah. My name is Kana. Izina ryanjye ni Kana. I found myself in ubwanjye nisanze life. Ni muri ubu buzima. Ati kwa kwitangiro ry'ibihumbi 1973 tugishyira mu 2013. Inyobwa ry'ibyobyabwenge ryariyongereye kugeza ku kigereranyo cya 40%. Mbona zangu ninde bro? Bila byose nabisobanure mwanga niwamba amagambo yatinze reka utanyere muri abangaba. Nizo zose bazita previously on episode 1. Ni ncamake. Ndetse Kwetu TV. Ushaka kureba ifilme ako kangisoka jya kuri Kwetu TV. Uzi gukora subscribe. Ndetse nande Kwizera. Yeah. Kwizera Films ya kuri YouTube wandikemo Kwizera Films arataza YouTube channel ye ubundi uzisangeho nazo zirimo. Yibutsa no kujya kwa Freddy cyamamare gukora subscribe naho bari danger. We are going to prepare the next. Ibi byose ni ncamake nabisobanuye bagiye gutegura tumanuka California murabyibuka byose kuba imbobo niki ibyo muvuga nabyo nzi igi kofi niga bareke nataka chakula kinyoe twasize Kagamba jyana ibi byose mwabonye ni ncamake ari marakubitwa saba ibyo kurya nyamara bamwima banamudiha ubuze umuntu kwinginga ngo mike kurya aho kukimuka mukubita ubutani hena undi muri Bibiliya wasabye umugati bakamuhibuye tutapambana till the end. Tuzarwana kugeza ibirangiye tuzaducika intege. Hatwa abonye bahangana abigometse. Ya mutaruye akagura impfundiko zose ziragaragara mudunda hasi. Urindoro. Max. Inambara. Sibonye. We. Yumurwana so twasize naho dukomereje we Max na Kagamba bahana. Bagira bate bahana na nyine. Yeah. Yewe. Babwira ati vuga ko udashaka gukoresha ubyabwenge say no to drugs. Vuga ko ibyo utabishaka. Bari kuvuga ati no ndabyanze. Say never. Ko ntazigera ndabikoresha na rimwe. Yeah. Nambara harimo ibigeresha umwana akubita turone 4 nkemera. Ya. Iyo byanze ndaguruka. Kudoda baradoda. Bebe. Kagabo kifashije igikuta kakizamukiraho karafatirana. Profite Kagamba agiye gusaba Kagamba agiye. Ibintu. Ibipfunsi. Bakora imigeri. Abi. Yapu. Kagamba ajya kubita ahantu nyuma haba ubwonko gusa ari abantu wari higenze gusa. Bonyeka kubisa inyuma baranze gukubita muganga ngo ntabwo ngo bubayo. Yagiye inyuma. Arangije rarara. Ninde usigaye hari. Bangije yegera imbere. Ahagaze te. Terura ibiti. Giye kugukubita ibiti bikunukeho. Ya. Kagamba je nande Max no basigaranye. Mu kibuga. Dimo. Yondo. Gabo. Yapu. Arakudomuka byumva. Bara kwitwa n'amashanyarazi agutungwe wumva ukuntu bimera. Iyi migeri ugira ngo ukoze ku mashanyarazi. Gabo. Uretse. Yari giti. Acha. Yapu. Barahana aramukubise. Gatorore. Uguhaye. Aba yakubanje. Uwakubanje aba yaguhaye. Turore. Max baramudomye. Yewe. Baramuha. Uretse we. Uretse. Uziko. Yewe, umega iki yewe kadora suru kunuzabaye. Nako buzarwanye shawo. Uziko. No. Wari bipfusi n'imigeri. Baragiye baruma barangije basekaga, baraseka banditse bitozaga bakinaga. Bwabo bari imyitozo. Uziko. Siko twarwana bugacya nawe utsinze undi. Ya! Turore. Filime yiswe ngiki? Kigali knockout. Ya. Zenke. Ya. Ho. Ya. Umva biti. Vuga, say vuga ti no to drugs. Sinshobora gukoresha ubyabwenge. Kwizera Films niyo YouTube ye channel jyaho. Nibuka gukora subscribe. Ndetse iyi filime tuvuganira sokejo kuri Kwizera Films zaba yagezeho.
Yeah, Saidi Kwizera again. The director. Executive producer ninde? Eric Niyonsenga. Abagize uruhare ni benshi. Yes producer Chitayirwa. Marketing umuntu abakomeye cyane Fred Entertainment cyangwa se FE cyangwa se Fred cyamamare. Wamame mugasobanuye. Producer ni Kwizera Saidi. Nanone akaba n'umwanditsi ndetse n'umuyobozi. Uwo ni Saidi nanone. Martial Arts Director ni Eric Mushimimana. Wayoboye imirwanire ni Eric Mushimimana. Wateyeho amabara amakureri fresheri makeup mu yandi magambo Harerimana Asumani. Editor umwanditsi nyiri kwandika story ni Saidi Kwizera. Wakameye kamera operator wowe cameraman ndetse na za drone ukuntu zigenda zifata amashusho ni Mubi. Yeah. Bashimira Fred Entertainment cyangwa se FE nyiri Fred Entertainment cyangwa se Fred cyamamare niwe nyiri company bita Fred Entertainment. Aba bose bayisangamo starring byamamare birimo rero harimo Kibihira muzi nka Big M yagarutse muri yari Kibihira. Convention irahari Kagambaye tuyimba nayo turi muri convention no dukinira tukavamo tukajya muri Serena Marriott twe twanga kuguma mu mazu tukajya mu mashyamba bikanga tukajya mu birere no mu byondo naho tutajya. Big Chris ni umukinnyi w'imena. Max nuko Bombere Ndombe we ni mumubona ariko. Yeah, Seremani Emi abakinnyi ni benshi. Kauma Njungu ni umukinnyi. Dore izina ryiragurumana sinirirwa narivuga muri uwo muriro isomere. Episode ni 2 gice cya 2 Kigali knock out ga knock out. Iyi filime ngo ntizatwika idatwika se. Nimejionea ati nabonye ibi ngaruka mbi cyane zaturutse mu biyobyabwenge ya matumizi. Ati umutima wanjye fatanyije nabo bose bagizwe ingaruka mbi cyane n'ibiyobyabwenge ndetse bikagira n'ingaruka mu miryango yabo. Yeah. Angu uko kwa wote wanaoteseka. Abazi giswere ngo namwe nimwumve. Na matokeo mabaya kwa familia zao. Madawa ya kulevya. Ati ibiyobyabwenge byangiza igihe nta kindi bikumarira. Birimbura intekerezo nziza zawe, bikwangiriza agaciro kawe, byangiza intego ufite ndetse n'ibyawe ukabitsemba ukabimara. Nta kiza na gito, nta kiza namba wasanga mu biyobyabwenge. Hata kidogo. Ibiyobyabwenge kuba addiction cyangwa se kuba umukoro n'ukunzi wabyo ni ukwiha igihano. Wa madawa ya kulevya ni ugonjwa. Binatera indwara mbi cyane yangiza ubwonko. Jadhibu. N'imbaraga z'umubiri wawe ndetse n'ubuzima bwawe bukahagenderamo. Afya ya akili. Icyo ni igiswahili mu byumve. Niyo mpamvu nzakubwira ngo uzahora uvuga ngo nanze ibiyobyabwenge, say no to drugs. Kimwili. Nuko dutangiye rero. Iyi ni 2. Ya, aruri hano mu biki? Ari mu biki? Wari mu bisheke bini ibigori. Ya, baramuhamagara. Nimumbe ariko nta kimutwaye ibiyobyabwenge cyasi ikintu do. Harakonje ariko ntacyo bimutwaye. Turi Musanze ni muzi ubukonje bwo mu Ruhengeri. Arobyo kuntu yitaba do. Amazina yake bayita Kagambage. Amazina yitwa kandi nimugoroba ariko wagira ngo arabyutse. Turi miraha. Do. Okay. Wagira ngo arimo aranukirwa dororera. Akakongera amafaranga. Uwo kongera inote gusa. Ndebera kushaka urumugisi ikintu. Ashaka ko duhindura umukino. Wagira ngo arimo arya ibintu arimo arashinyiriza filime iraha. Muri government. Ndebera. Amarushanwa noneho yanjye akazi. Aya marushanwa ashaka kujya marakaza ariko ndebera ndo wagira ngo arya ibintu bishari arimo arashinyiriza cyangwa umuti ararwara kurya umuti mururira. Filime iraha urumugisi ikintu mw'abantu mwe. Ubu ngubu ngiye nta mikino. Jeni timu yanjye. None kujya umenye Karenze yateguye irushanwa ariko nawe nyiri ubwite rya mushariri arimo arabivuga ni sesemi. Filime irakwera ibiyobyabwenge afata rwara murenze. Ndemo amafaranga tubutse. Mukani ngo agomba kwivanamo amafaranga tubutse iryo shanwa yateguye ry'imirwanire. Nuko ubu tuvugana nuko nari mvuye mu myitozo. Biravuye mu myitozo ari mu mbeho mbisha. Ngo rwara ngo imisonga n'ibikiwe ntacyo mubwira. Umwanya ngo urumva gikiza cyane ngo ni ruvura mu nda. Nibyo basubiza nicyo cyitwazo bitwaza. Ariko bakibagira ko rwangiza ubwonko. Kagambage. Inzoga, itabi, kokayine ibintu ko ari 3 indaya bibagiwe kugishyiraho. Kwizanisha ngo kurwanya ibi byose. Ubundi biyobyabwenge babirwanya gute? Sinzi ubundi n'ikintu bari baramaye bari baracizemo uruhiriko mu mutwe cyewe. Nyumvira ngo bamucizemo uruhiriko mu mutwe.